ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba bamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana keretse data wenyine. Ni amagambo yavuzwe na Yesu Kristo nk'uko yanditswe mu Ivanjiri ya Matayo ibice 24 umurongo wa 36. Abari bahari imbere gato y'umwaka w'ibihumbi 2000 ugera bazi uburyo byavuzwe ko uwo wari umwaka isi yari burangirireho. Byavugwaga ko mudasobwa zitari gushobora gusoma umubare 0 ebyiri, maze aho gusoma no kwandika ibihumbi 2000 zikisomera 19 na o ebyiri, ndetse uko isi yari ikataje mu ikoranabuhanga ikaba yari bugire iherezo aho ngaho. Benshi barakicuza kurya utwabo bari barazigamye, bumva ko batazarenza umwaka w'ibihumbi 2000 bari ku isi. Icyakora si ubwa mbere kandi ntibwabaye bwa nyuma hanurwa kurangira ku isi. Ni umunsi w'imperuka w'isi utera benshi ubwoba, ndetse ejo bundi muri 2011 no muri 2012 byarabaye. Ni umunsi uvugwa cyane cyane muri Bibiliya nko muri Malaki ibice 3 umurongo wa 19, handitse ngo dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazaba ibishingwe, maze aho umunsi uzabatwika bashire ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Si muri Bibiliya gusa havugwa irangira ry'isi n'umunsi w'imperuka, kuko n'abahanga cyane cyane muri siyansi mu by'ubumenyi bw'ikirere nk'abakora mu kigo cy'Amerika cy'ubumenyi bw'ikirere NASA bagiye bavuga ku mperuka no kurangira k'uyu mubumbe dutuye. Si ubuhanuzi bushingiye kuri Bibiliya gusa, ahubwo no ku yandi madini uri bugende wumva, butuma abantu bitwara uko batari basanzwe, maze bakagurisha utwabo bakareka akazi bagahunga cyangwa bakifata nk'abazi ko hari umunsi bazi batazarenza bakiri ku isi. Uretse abanyamadini n'abahanga muri siyansi igezweho ishingirwaho na benshi mu biyita abanyabwenge mu gufata ibyemezo bikomeye by'ubuzima bwabo bw'ahazaza, hari n'aho inkoko yateraga amagi yanditseho ngo Christ is coming, ntiwari gutinya. Twifashishije inkuru ya Business Insider na Britannica, Mera Rwanda turakugezaho inshuro zirenga 10 mu mateka hagiye hanurwa, hakekwa cyangwa hakemezwa itariki irangira ry'isi n'umunsi w'imperuka. Nyamara ntibibe, maze amagambo ya Yesu Kristo twatangiranye inyandiko agakomeza akaba ukuri kugeza ubu ngubu. Mbahaye ikaze kuri Mera Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Nk'ibisanzwe ndi Penuel Muvandimwe. Umwaka wo mu gihumbi, Kristo ntiyari kurenza ikinyagihumbi atagarutse. Abayobozi b'idini ya Gikristo bo muri iki gihe ngo bizeraga ko intangiriro y'ikinyagihumbi gishya yari buzane no kugaruka kwa kabiri kwa Yesu. Mu kwitegura igaruka rye, abantu benshi iki gihe bataye ibyabo, bareka akazi bakoraga ndetse bata n'ingo zabo. Ubwo iyi tariki yageraga bukira bukongera bugacya nta mperuka ibaye, abari bazi ko iherezo rya byose rigeze basanze baribeshye mu kubara imyaka ya Yesu, maze banzura ko iherezo ryari bube mu 1133 nk'umwaka wari bube w'igihumbi Yesu Kristo yishwe akazuka ndetse agasubira mu ijuru. Uyu mwaka warageze, nabwo imperuka ntiyaba. None indi myaka 1024 irashize isi kikaraga, ndetse nta gishya kibaye mwinsi y'izuba. Umugani w'umwanditsi w'igitabo cy'umubwiriza. Iya mbere Gashyantare mu 1524, umwuzure ukomeye i Londres. Abahanga mu bumenyi bw'inyenyeri i Londres bakuye abantu imitima ubwo basobanuraga kuva ku murongo kw'imibumbe ndetse n'inyenyeri, bakabisobanura bavuga ko isi yari burimburwe n'umwuzure karabutaka wari buyibasire. Ibihumbi bisaga za 100 by'abantu bahungiye mu mpinga z'imisozi, mu gihe abandi bubatse inkuge nk'iyo ku bwa Nowa. Barategereje, nyamara umwuzure ukomeye The Great Flood wari wahanuwe na Johannes Toffler, umuhanga mu mibare no mu bumenyi bw'inyenyeri w'Umudage, ntiwigeze ubaho. Ku ya 19 Gicurasi mu 1780, umwijima w'icuraburindi wagwiriye agace ka New England muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. New England ni akarere kagizwe na leta 6 zo mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa USA arizo Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut na Rhode Island. Uyu mwijima ukomeye wateye abayoboke b'idini ry'abazwi nka Shakers kwibwira ko umunsi w'urubanza waba wageze. Kubera uburyo ikirere cyahise gisa umukara, bise uyu munsi Dark Day, umunsi w'umwijima. Uyu mwijima watewe n'uruvange rw'imyotsi yaturutse ku nkongi z'imiriro, yatwitse amashyamba n'urwokotsi rw'ibihu by'imvura, byatumye abanyamadini baho batangira misiyo yo kwamamaza icyiswe Message of Celibacy as the Path of Redemption, gifatwa nk'uburyo bwo kwegera Imana cyane, aho umuntu yirinda gushaka cyangwa kugira uwo bakorana imibonano mpuzabitsina umubiri we akawuharira Umuremyi.
undi munsi hahanuwe ko hazaba imperuka hagati ya 21 Werurwe mu 1843 n'iya 21 Werurwe mu 1844. Ubuhanuzi bwa Miller bwabyaye idini ry'Abadventiste. William Miller yashutse abayoboke barengaga 10,000 bazwi nka Millerite ubwo yavugaga ko isi yagombaga kurangira hagati y'itariki ya 21 Werurwe mu 1843 n'iya 21 Werurwe 1844. Ubwo umwaka wose wirengaga ntihagire ikiba, Miller yimuriye itariki yo kurangira ku isi ku ya 22 Ukwakira 1844 ubwo Yesu yangaga kugaruka ku nshuro ya kabiri, icyamenyekanye nka Great Disappointment cyangwa ugutenguha gukomeye. Ugenekereje benshi baba Millerite bavuye muri iryo dini rye maze bajya gushinga iry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Kudagarwa kw'abatuye isi kwatewe n'ikibuye cyahereye nabyo byatumye bavuga ko ari umunsi w'imperuka. Mu isanzure haba amabuye abagizwe n'umusenyi, umwuka, urubura n'urutare azenguruka izuba, akaba ashobora kugwira isi nyuma y'igihe runaka. Niyazwi nka comet. Mu busanzwe irizwi nka Halley comet rinyura ku isi nyuma y'imyaka 76. Gusa igihe byari byegereje mu 1910 byateye ubwoba benshi cyane kuko ngo iki kibuye cyari bushwanyaguza uyu mubumbe turiho bitewe n'uko inyenyeri ubwazo zari bugongane, ikaba ariyo yari burangize buri kinyabuzima kiri ku isi. Ubwoba bwatashye abatuye isi icyo gihe babimenye, ndetse nk'ibinyamakuru nka The New York Times byandika ko isi yari yegereje umusozo. Hari nk'aho ikinyamakuru cyanditse inkuru ifite umutwe ugira uti Comet may kill all of life, ngo ikibuye kinini cyo mu isanzure gishobora gushyira iherezo ku binyabuzima byose biri ku isi. Nk'uko umuhanga mu bumenyi bw'isi abivuga, hari itsinda ry'abantu ba muri leta ya Oklahoma ryagerageje gutangaho igitambo cy'umukobwa w'isugi ngo bakumirire ishyano. Umunsi ugeze, isi mu kuzenguruka kwayo yaciye mu murizo wa cya kibuye, ariko nta ngaruka na nkeya byagezeho zamenyekanye. Mu mwaka wa 1914 ngo Yesu yagarutse ku isi, niko abahamya ba Yehova bigisha. Mu 1876 Charles Taze Russell washinze idini ry'abahamya ba Yehova yahanuye ko Yesu Kristo yagombaga kugaruka mu 1914. Abahamya ba Yehova bigisha ko ariko byagenze nubwo nta wabibonye n'amaso. Bavuga ko aribwo Yesu Kristo yatangiye gutegekana na Se mu ijuru, ndetse ko atazanagaruka ku isi ngo amaso yose amubone. Nk'uko benshi mu bandi bakristo babyizera, abahamya ba Yehova binyuze mu nyandiko zabo zica mu kinyamakuru cyabo Umunara w'Umurinzi, kandi bavuze ko mu mwaka wa 1975 hari kuba hashize imyaka 6,000 Imana iremye umuntu, hakaba ari bw'intambara ya Helmigedoni yari butangire. Bahanuye imperuka inshuro 3 ntiyaba. Herbert W. Armstrong washinze idini rizwi nka The Worldwide Church of God yabwiye abayoboke b'idini rye ko mu mwaka wa 1936 hari bubeho icyitwa rapture, isobanura nko kugaruka kwa kabiri kwa Yesu Kristo, kandi bari burokoke kugaruka ko aribo bayoboke basa yari bunatware mu ijuru. Ubu buhanuzi ntibwasohoye. Hanyuma W. Armstrong aza guhindura itariki yo kugaruka kwa Yesu bugira gatatu mu 1936, 1943, 1972 no mu 1975. Nyamara na bugingo n'ubu dore aho twibereye. Iya 10 Werurwe 1982 Jupiter effect yari buhungabanye Burundi isi. Mu 1974 abahanga mu bugenge bwo mu bumenyi bw'ikirere John Graben na Stephen Pragman batangaje inyandiko bise Jupiter effect. Yavugaga ko ku itariki ya 10 Werurwe mu 1982 imibumbe yari bujye ku murongo umwe ku ruhande rumwe n'izuba, maze bigatera iturika ridasanzwe ryari bubyara imitingito ikomeye y'isi. Ibi ni byabaye. Hanyuma John Graben yandika ikindi gitabo yise The Jupiter Effect Reconsidered, gusa cyo nticyagurishijwe nk'icya mbere kuko nacyo cyavugaga ko hazaba imitingito itarabaye mu duce tumwe na tumwe twa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Harold Camping igihe cyarageze ahagarika guhanura irangira ry'isi. Mu bantu bazwiho kuba barahanuye iherezo ry'ibihe kurusha abandi bo muri ibi bihe turimo, Harold Camping aza mu b'imbere cyane.
uyu yahanuye kurangira kw'isi inshuro zisaga 12 zose ashingiye ku mibare yakuraga mu bihe nk'uko ubuhanuzi buri muri Bibiliya bubivuga. Yahanuye imperuka inshuro 12 arangije asigaho. Mu 1992 yanditse igitabo yahaye umutwe witwa 1994 ashyiraho akabazo, aho yavugaga ko irangira ry'isi ryashoboraga kuba muri uwo mwaka maze Yesu Kristo akagaruka. Gusa ntibyabaye. Icyakora ubuhanuzi bwe bwamenyekanye kurusha ubundi ni ubwa tariki ya 21 Gicurasi 2011. Itariki yabaraga ko aribwo hari kuba hashize imyaka 7,000 habayeho umwuzure ukomeye warimbuye isi, ukarokokwa na Nowa n'umuryango we Musa nk'uko byanditswe mu gitabo cya Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro. Bwagiye bwira bugacya maze itariki iragera ariko isi ntiyarangira. Byatumye Herod avuga ko yari yibeshye akabara nabi. Yarongeye yigiza inyuma igaruka rya Yesu Kristo, avuga ko ryari bube kuwa 21 Gicurasi 2011, nabwo ntibyaba. Byatumye camping ariko Burundi byo kuzongera guhanura akavuga itariki y'umunsi w'imperuka. Mu 1988 Imana yari bwigaragaze mu ishusho ya Hon Ming-chen, umuyobozi w'idini w'umunya-Taiwan. Hon Ming-chen yashinze idini Shen Tao, bisobanurwa nka inzira y'ukuri. Idini rivanga imwe mu myemerere y'idini rya Gikristo, y'Ababudiste n'irya gakondo ryo muri Taiwan. Chen Yu yigishije ko Imana yari bwigaragaze kuri Channel 18, televiziyo muri USA ku itariki ya 25 Werurwe 1988, maze igatangaza ko ubwayo yari bumanuke ku isi mu cyumweru gikurikiraho iri mu ishusho ya Chen Wu. Mu mwaka wakurikiyeho Chen yahanuye ko amamiliyoni y'imyuka mibi hamwe n'imyuzure ikomeye yari busiga ishyize iherezo ry'ikiremwa muntu. Abayoboke ngo bari kurokoka gusa ari uko baguze ubwato bwo mu kirere bwari kuza busa n'ibicu byari bwoherezwe ku barokoka. Mu 1966 umwuka w'umubare w'inyamaswa wari busiga udakoze akantu. Uko Bibiliya mu gitabo cy'ibyahishuwe yitwa 666 umubare w'inyamaswa, abakristo mu kinyejana cya 17 mu Burayi batinye ko isi yari burangirire mu mwaka wa 1966. Umuriro ukomeye wibasiye Londres, The Great London Fire, wahereye ku itariki ya 2 ukageza ku ya 5 uwo mwaka, waseze ukongoye igice kinini cy'uyu mujyi ndetse utwika paruwasi 72 zose n'inzu zisaga 13,000. Hari benshi babibonye nko gusohora k'ubuhanuzi bw'irangira ry'isi, nubwo abasize ubuzima muri uwo muriro bari bake cyane kuko batarenze 10, ariko isi nanone iracyahagaze. Ikindi kintu cyateye ubwoba abantu bakibwira ko imperuka igiye kugera, inkoko ihanura y'Irizi. Mu 1986 inkoko bukoko iyo mu rugo ikokoza nk'izindi bakayita kanwa kabi y'Irizi ho mu Bwongereza yateye amagi yanditseho amagambo y'ubutumwa buvuga ngo Christ is coming, Kristo Yesu araje. Umubare munini w'abantu ngo basuye inkoko maze batangira no gutinya ko umunsi w'urubanza wari ugiye kugera. Nyuma byaje kumenyekana mu by'ukuri ko aya magi atari y'ubuhanuzi, ahubwo ko ibi byakorwaga na nyiri inkoko wandikishagaho wino yifitemo aside, akongera akayinjiza mu nda y'inkoko, inkoko ikongera ikayatera. Murabyumva ko inkoko yari yahagorewe. Ubuhanuzi bw'Abamaya bwo muri 2012, itariki ya 21 Ukuboza 2012, yari umusozo w'uruziga rwa mbere runini Great Circle. Ukurikije indangaminsi y'Abamaya nuko aba bari bihe. Ibi benshi babisobanuye ko aribwo hari bubirangira ry'ikirangamisi cyangwa se kalendari, nyamara ahubwo yari itangiro ry'ibihe uhereye ku myaka 5125 yabanje. Byatumye abavugaga irangira ry'isi kuri uwo munsi barekeraho. Kurangira kw'isi kandi ko muri uyu mwaka kandi kwagendanye n'ibyavugaga ko isi yashoboraga kugongana n'umubumbe utanazwi witwa Nibiru, hakabaho imiriro ikomeye, hakaba kwikura mu mwanya kw'imibumbe kwari gutera ibyago bikomeye, ndetse isi ikava ahantu ihagaze mu isanzure ikajya ahandi. Mu myiteguro y'irangira ry'isi nk'uko turizi, hanabayeho kubakwa kw'inkuge ya Nowa yo muri ibi bihe, yubatswe n'umugabo wo mu Bushinwa, n'igurishwa rikomeye ry'imyambaro y'ubutabazi nk'imwe bambara ngo barohama.
Joanna Southcott isugi yahanuye kuzabyara Mesiya wa kabiri. Guhera igihe yari ifite imyaka 42 y'amavuko, Joanna Southcott yavuze ko yajyaga yumva amajwi amubwira ibizaba mu bihe bizaza, birimo nk'amapfa, kurumba gukomeye kw'imyaka n'inzara zikomeye zo mu 1788 no mu 1800. Yatangiye kwandika no gusohora ibitabo bye byatumye agira abayoboke baje no kuba benshi, bagera no kubasaga 100,000 bose. Mu 1813 yatangaje ko mu mwaka wari bukurikire yari kuzabyara Mesiya wa kabiri, kandi kuza cyangwa kugera ku isi kwe kwari kwerekana iminsi y'imperuka y'isi. Ahanura ko azabyara Mesiya nk'uko yari yarabibwiye abaganga. Joanna Southcott yari akiri isugi kandi afite imyaka 64. Uyu muhanuzikazi yarinze afata abyaye y'umwana we. Tumaze kubabwira ibihe bitandukanye bagiye bahanura ko ari bw'imperuka izaba, nyamara ntiyaba. Ese wowe twabanye muri iki cyegeranyo, wemera ko imperuka izaba? Nimba wemera ko izaba, ndagusaba kugira ngo ukomerere mu kwizera, wizere ko Yesu Kristo azaza nk'uko yabivuze muri Bibiliya. Twatangiranye ijambo riri mu ivanjiri y'Amatayo 24:36 rivuga ngo, ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba bamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse Data wenyine. Ntawe uzi munsi cyangwa igihe imperuka izaba. Komera mu kwizera, hati imperuka itazasanga uhagaze nabi. Icyo nakubwira cyo, kora ibyiza ukiri ku isi, ntuzigera wicuza ko warakoze neza. Niba ari ubwa mbere urugeze kuri uyu muyoboro wacu wa Mira Rwanda, kora subscribe. Nimba wakunze no video, kanda like. Niba hari igitekerezo wifuza kutugezaho, jya muri comment. Ndabashimiye ko mwabanye nanjye, mbifurije amahoro n'amafaranga. Mugwiza amashyo, tuzongere guhura amatavu n'imitozo.